COVID-19 watangiye udukora mu nda nasanze nta na kimwe wanga ngo abakura batoya urajyana kinyarege niyo njyana benshi badusiga icyasha wigisha intore kumasha ngo jika kurusha ngo ububasha niba wakunze y'injyana babo pizo murajyana mfite abanza amagana bifuza no kumitana ngo hato mve mu buzima kandi ndi nyiri ingoma style yacu ntibaho nubwo tubuza amahoro tuhigwa amanywa nijoro twiyahuza n'imiriro ifata imirongo nshaka amaronko ngaruke kuri rubyogo wateye ibuye igisabo yirukanwe mu muryango zenksi zimuhindura umurambo iriho niga nta na kimwe nge natanze ntacyo natanze ntacyo watanze ntacyo twatanze benshi baraye no hanze abandi nabo barafunze ntawe uhitamo aho avukira nta n'uhitamo aho asazira ngumva rapu babu paguhanga ubundi ubone kumoka. Yes, turacyari Nyamirambo, turacyari kumwe n'abafana ba Jay Polly. Bakunzi bacu turabashimiye ko mukomeje kudukurikira, mukore subscribe kandi musharinge, comment zanyu zirakenewe. Turahuye n'umusore hano mwiza cyane, twarahuye bishize yababajwe cyane cyane n'urupfu rwa Jay Polly. Musore banza wibwira abantu bakwita ndubundi. Amazina yanjye nitwa Nsabimana Patrick ariko ayo nkoresha mu muziki wanjye nitwa BMK bikunze gusobanura Babu Pizzo Marley. Babu Pizzo Marley. Yes, Babu Pizzo Marley. Urakoze cyane tubona ufite dread cyane nk'iza Bob Marley nawe zizakura zigere ahe nanjye nibyo ndifuza gutera ikenye mu cya Bob ariko cyane cyane ndifuza kuba nanjye naririmba nk'uko Jay Polly yaririmbaga ubutumwa yatangaga mu bantu bwari bwiza nanjye muri aka kanya ndifuza kuba natera ikirenge mu cya Jay Polly. Urakoze cyane utubwiye Jay Polly wari umufana we wari ufite inzozi zo kuzaririmba nka Jay Polly. Ese ubu ngubu nizihe ngamba noneho ufite ko yamaze kutuvamo n'icyo uri bukore? Icyo nakora gusa rest in peace kuri Joshua, Imana ikwakire mu bayo. Twari inshuti yacu twakundaga cyane, twari abafana bawe, waturirimbiraga ibintu by'ubuzima twajyaga ducamo natwe tukanyurwa, ariko gusa ikintu tugusabiye ni ukugira ngo tuzahurire mu ijuru turi kumwe wongera kuturirimbira za ndirimbo z'ubutumwa ziri kutuma tugera n'aha ngaha. Twifuza kuba kuzamera nkawe, ibyo wakoreye abanyarwanda ndetse n'amahanga n'abandi bose bari ku isi, natwe turifuza ko icyusa watangije ari natwe tuzacyusa tukakigezayo, gusa waratubabaje ntago watuvamo. Yes, mukomeze kwihangana. Inyamirambo na ahantu bakundaga Jay Polly cyane kuko yari umwe mu bantu bari hambo baganira bishimana n'abantu bari hasi abo hejuru, ingeri zose Jay Polly yatoranyaga. Niki wabwira abasigaye nyine ku njyana ya rap? Gusa ikintu nabwira ku bantu bakunda hip hop, umuziki wo mu Rwanda, hip hop yo nyarwanda, nuko gusa natwe twabanza tukareba ibyo Jay Polly yaramaze kugeraho n'ibyo asize ubu ngubu atarangije gukora, ahubwo tukaba ari twebwe natwe tubikora kugira ngo natwe dukomeze dufata no mu mugongo umuryango we ndetse n'abafana bose. Twe twabuze umuntu ukomeye cyane, iki gihugu cyabuze umuntu n'aka kanya ntago turabyumva, ntago turiyumvisha yuko yari yagenda, na n'ubu turacyafite intimba ku mitima. Muri makeya ubundi ibintu nk'ibi ngibi si byagakwiye kuba, ntago yagakwiye kugenda. Ngiye nkanjye nk'umufanizi we wamukundaga cyane, yari inshuti yanjye, twayaduhurira ahantu henshi cyane Nyamirambo hose, yajyaga agasura abafana be tukaganira akatugira inama y'ukuntu twakora music. Ariko ikintu navuga gusa nuko navuga yuko Jay Polly yari intwari y'isi, nta nubwo gusa yaba intwari y'abafana cyangwa n'abandi bamukunda, yari intwari y'isi yose. Ibyo yakoze na n'ubu ngubu nibyo tugiye kuzakurikiza, ibyo yatubwiye, inama yatugiriye nizo turi gukurikiza kugira tube tunameze gutya. Twari mayibobo ariko ubu ngubu ubuzima bwarahindutse,
kubera Jay Polly. Niki noneho ugiye gukora nkawe nk'umuririmbyi? Ikintu ngiye gukora ngewe ngiye gushyiraho umuhate nanjye kuko nifuje nanjye kuzaririmba nka Jay Polly. Nanjye ukuntu namukundaga n'ukuntu nakundaga inyigisho ze yatangaga muri music yiwe, muri hip hop yiwe, nanjye ubu ngubu ikintu ngiye gukora ni ugufata imirongo nkayandika iganisha gutuma urubyiruko rwava mu buzima bubi bitewe nawe n'inama yampaye. Ndumva ari ibyo ngibyo ngiye kubakorera. Nangiye gutera ikirenge mukeya ubundi nanjye mbumuhanzi ndirimbe nk'ibyo yaririmbaga nanjye mbigeze ku banyarwanda. Bavuga ko abantu bafite dread aba ari imbobo cyangwa se abari abanywara umogi. Niki wabwira abantu bafite iyo mitekerereze? Abantu bafite iyo mitekerereze ngira ngo umuntu ufite dread wese nuzamubona ntukamubone nk'umuntu nk'urumogi, nk'umuntu nk'ibiyobyabwenge. Ntabwo ari ibyo. Umuntu ufite dread ubundi dread iyi ngiyi ni umwambaro w'abarasta. Ushobora kuba rasta wowe udafite na dread. Abarasta barahari ni benshi. Ahubwo dread yo ni nk'umwambaro, nk'uko ubona umusirikare yambara uniform agiye kuri patrouille, ukabona hari n'umusirikare utambara uniform cyagiye aba yasize ya uniform ye, nta ariko ntibimubuza kuba umusirikare. Niyo mpamvu rero dread ngewe ni umwambaro wa uniform w'abarasta. Iyi ni uniform y'abarasta mba nambaye. Na iyo myumvire yo bayiveho kuko dread ni umwambaro w'abarasta. Ushobora nawe kuba rasta niyo waba udafite dread. Abantu hari benshi barasta benshi cyane. Mfite n'inshuti zanjye zidafite dread ariko baba rasta. Ngewe gusa nuko nakunze umwambaro wabo nkaba nkwambaye aka kanya ku mutwe wanjye. Nifuza kuzanakura ukaba nk'uwa Bob Marley cyangwa ba Selassie. Ese waba rasta cyangwa wagira dread utanywa urumogi? Okay, ushobora kugira dread utanywa urumogi kandi ushobora no kugira dread utari rasta. Ahubwo uri idage, uri babantu hari imvugo tujya dukoresha nk'umuntu za slang. Ubundi uri rasta ntago ugomba kujya mu bintu bitagakwiye kukureba. Ariko nk'umuntu tuvuga cyane nk'idage n'abantu burya babantu bajya mu bintu bitabareba. Burya cyagihe uba watandukiriye igihango cya rasta. Ni amadage kabisa. Ibintu bitakureba ntugomba kubijyamo, ibintu udafitemo inyungu ntugomba kubijyamo. Inama duhaye ni uko abantu bakwiye kureba ibibareba. Niyo nama gusa n'ubundi ni nako byagakwiye kugenda. Turagushimiye cyane rero kandi courage mu muziki wawe. Hari akantu watunyurizaho? Akantu nabanyurizaho ko ntago kabura kuko mba dufite ari twinshi. Freestyle. COVID-19 watangiye udukora mu nda, nasanze nta na kimwe wanga ngo abakura batoya urajyana. Kinyarege niyo njyana benshi badusiga icyasha, wigisha intore kumasha ngo ejo ikakurusha ngo ububasha. Niba wakunze iyi njyana babo pezo murajyana. Mfite abanza magana bifuza no kumpitana ngo hato mve mu buzima kandi ndi nyiri ingoma. Style yacu ntibaho nubwo itubuza amahoro. Tuhigwa amanywa nijoro twiyahuza n'imiriro. Ifata imirongo nshaka amaronko ngaruke kuri Rubyogo wateye ibuye igisabo. Girukanywe mu muryango Zenksi zimuhindura umurambo. Iriho niga nta na kimwe nge natanze, ntacyo natanze, ntacyo watanze, ntacyo twatanze. Benshi baraye no hanze abandi nabo barafunze. Ntawe uhitamo aho avukira, nta n'uhitamo aho asazira. Ngumva rap babupa guhanga ubundi ubone kumoka. Thank you so much. Arakoze cyane. Hari akantu kamwe nshaka kubaza ngo Zenksi ngo sinzi ukuntu avuze ngo Zenksi ngo bararararara. Iyo lyrics Zenksi ni iki? Abantu benshi Zenksi bisobanura iki? Zenksi buriya Zenksi hari ukuntu Zenksi ariyo ni isabune abantu dukunda koga kugira ngo tube twacya. Hari abantu benshi ukunda kubona ukabona bafite umwanda nta suku bafite, bagakwiye koga isabune bita Zenksi kugira ngo bake nabo. Zenksi ni ubwoko bw'isabune. Ubwoko bw'isabune twayigurira hehe? Isabune murazisanga mu mabutike agiye atandukanye, ariko akenshi kugira ngo uyibone bire guhagarara amafaranga menshi kuko irahenda. Zenksi urakoze cyane, fata chance man.
thank you. Abafana banjye nababwira gukomeza kunkurikirana nanjye ku mbuga zigiye zitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga hose mba ndiho. Muzamusacinga Babu Pizzo Marley, ubundi muzajya muhita mumbona, gusa mfite n'amayeke menshi cyane. Ariko iyo Zenx ndashaka kugira ngo nanjye nzaze nyigure, uturangira ahantu twayigurira. Umva mukuru wanjye kabisa, unamutse hose isabune bita Zenx ngira ngo wacyane ukusa ntabwo ariko wakongera gusa. Urakoze cyane Kat. Arakoze.